bwacya mu gitondo ukabona ko akohereje ifoto yambaye ubusa ngo ukabona uko yavutse uko ameze yari umugabo nawe yiyubashye cyane ahubwo abasaza oya uko byayo yego buriya nujya ubona umuntu abwiye undi ngo urimbwa yego ujye umenya ko uwo babibwiye niwe nyiri kosa kuruta ubivuze noneho ugasanga ukibaza uti se leta kwivuga ngo abakobwa bambara ubusa none abo bagabo bambara ubusa bakatwiyereka bo bitwa ngo iki mufite izina ryabo ntaryo mfite uzatubarize rero ubitubwira ubutaha baba wa mugore nibyo nakubwiraga ararwana n'ababana ubuzima bubi arabufite ariko uko agenda abana bakura bitewe n'icyo yaharaniye bitewe n'icyo yarwanya nacyo ugasanga mu myaka yo hejuru umugore noneho aravuga rikijyana kubera abana yaruhanye nabo noneho ugasanga ahubwo umugabo arashaka gukora iki arashaka kugaruka kumenya ubwenge kumenya icyari cyo kumenya inshingano ze kandi igihe cyarahise uko ari byo ibyo bivuze nibyo niho atangira kuruha none aho niho atangira kuruha buriya ngiye nkubwire aho kugira ngo ngewe nsanga umusaza ukambakamba mu nzira muha amafaranga yanjye iriya mbobo rero ushaka kuba ugenda kuri yo uyibona irimo igenda mu muhanda kuri ariko ifite aho ivuka ariyo yananiranye nyamara wowe ugendera mu modoka utazi ikirere uvukamo ni wowe mbobo kiba ari gikomere kiba ari gikomere kinini igikomere nyine cyo kutamenya aho uvuka ubwo nibwo butunzi bwa mbere dufite hano ku isi ubuzi kugira ngo ubeho ubunga gutya ni ukuba mu kirere ni ukuba utabashije kuguruka ngo abe ariho wibera ariko burya ni nko mu kirere ibyo bintu Jennifer ari kuvuga ni ibintu afite ubunararibonye kuko byamubayeho kimubera igikomere kinini cyane kabone n'ubwo niba ugira ibibazo byo kubabara umugongo ibikanu mu mavi cyangwa se ukaba waragize ikibazo cya pararize ukaba utakibasha gukora siporo ndetse n'izindi ndwara zifata ingingo humura kuko Genuine Kunga Therapy ari igisubizo cyo kuvura bene ibi bibazo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa ukaba ukize neza. Genuine Kunga ni abahanga bazobereye mu kwifashisha ubuvuzi bwa massage no kunga bijyanye n'igihe hifashishijwe tekinike mpuzamahanga. Sura iki kigo ku mashami yacyo ya Kimironko ndetse no ku Gishushu hafi y'akarere ka Gasabo bagukize mu gihe gito cyane usubirana ubuzima bwiza. Genuine Kunga Therapy, ubuzima bwawe ni inshingano zacu. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri Sunday Park, nikaze ku muntu wese ukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Banje kwisegura kuko maze iminsi ntakora ibiganiro kubw'impamvu zitandukanye nzabasobanurira mu minsi iri imbere kandi nkubwiza ukuri ko ibyiza biri imbere. Twizere ko umwaka umeze neza, twizere ko uryohewe, twizere ko ibintu byose bikomeje kugenda bisa naho bikubera bombo, bikuryohera cyane. Ndi kumwe n'uyu mubyeyi muri kureba ahangaha, n'umwe mu bantu navuga ngo bamaze gufasha abantu benshi cyane bitewe n'ibyo aganira. Benshi baramukunze naraza kubitubwiraho, benshi barananyandikira ngo Jennifer uwamahoro, Jennifer uwamahoro afite ubwenge mu mutwe, hari ukuntu aganira ukumva kuko agukoze ku mutima nawe ukajya ngo neza mwari muri kumwe. Jennifer uraho neza? Muraho neza. Umeze gute se? Tumeze neza. Ibintu byose ni bon? Byose ni sawa cyane? Ni sawa. Ariko umwaka wagenze neza wa 2022? Ugomba wagenze neza uzasoza neza. Uzasoza neza. Tubyizere. Niki kidasanzwe navuga ngo wishimira mu mwaka wa 2022 dusoje? Ndishimira ko ndi muzima kuko iyo umuntu ari muzima n'ibindi byose biraza. Yego. N'ibindi byose biraza. Birizana. Ari inzozi zahise wumvaga ugomba kurotora muri uno mwaka utigeze urotora mu indi myaka wenda uri kurotora cyangwa warotoye? Oya, muri uyu mwaka wambereye mwiza. Wakubereye mwiza? Kuko nabonye abavandimwe, nabonye inshuti. Yego. Nabonye ikintu gitandukanye n'ikindi mu myaka yose nahisemo. Ni nabwo wari ugiye kuri televiziyo bwa mbere? Yego. Byambereye byiza cyane. Imana ihabwe icyubahiro ku bwabyo. Icyubahiro. Yego. Ngaho nguko ni Jennifer uwamahoro. Reka mbanze babwire byumwe ku bantu mwifuza kugura telefone ya iPhone 14, ku bantu muyifuza ari
abifuza kuyitumiza nko ku ruganda direkite rwa Apple muri leta zunze ubumwe za Amerika, mushobora gutumiza ku iguriro bakahita bayikuzanira kandi mu buryo buri direkite, ntabwo ibihenze kuko baba bagutumirije ku ruganda mu buryo buhendutse. Hamagara kuri 0781816180 ubundi ubashe kuba wayibona iyo telefone n'ikindi cyose wifuza ko bagutumiriza muri Amerika, mu Bushinwa cyangwa muri Dubai, uze kubahamagara kuri iyo telefone cyangwa unabandikiye kuri WhatsApp. Jennifer Uwamahoro niwe turi kumwe muri Sunday Park mu kiganiro inkuru yanjye. Jennifer, karame, ariko nyine ngo abagabo barakuzunze kweri mba ntabwo ari njye gusa. Abagabo mufite indi tese muremyemo itandukanye, ngira ngo niyo uko Imana yaremye abagabo. Yego. Gute se? Buriya naje gusanga abadamu n'abana beza cyane. Umugore araguhamagara akaguhumuriza akakubwira neza niyo cyaba igihumbi. Yego. Akamenya yuko akishyira mu mwanya wawe. Yego. Akamenya yuko ukeneye n'isukari y'abana. Yeah. Ariko umugabo araguhamagara ukagira ngo ni izindi mpuhwe, ukabona aragushuhuje bwacya mu gitondo ukabona ko akohereje ifoto yambaye ubusa, ngo ukabona uko yavutse uko ameze, ukavuga utakuse bimeze biti, ukubona akoheje ifoto yambaye ubusa. yari umugabo nawe yibashye cyane, ahubwo abasaza oya uko byaye ukabona. Buriya hari umugani buriya nujya ubona umuntu abwiye undi ngo uri imbwa, ujye umenya ko uwo babibwiye niwe nyiri kosa kuruta ubivuze. Uwo babibwiye niwe nyiri kosa kuruta, kuko nta muntu wita undi imbwa. Yego. Umuntu niwe ubyihitiramo kubimbwa, kubera yuko n'Imana n'igisimba cyitwa imbwa buriya nicyo cyihitiyemo izina. Yego. Imana yaremye ibisimba byose igera n'igihe cyo kubyita amazina. Igeze ku gisimba cya nyuma ngo iricarira ruhuka, iravuga iti reka nduhuke. Ngo cya gisimba kirangije kirabaza ngo ariko Mana, ngo ko wicaye utanyise izina ngo urashaka kumbwira ko ari njye witwa imbwa? Ngo Imana irayibwira ngo urahiriwe wiboneye izina. Bivuga ngo rero nta muntu wita undi imbwa. Yego. Wowe ubwawe niwe ushaka guhitamo ukavuga uti njye mbaye imbwa cyangwa mbaye umugabo. Abo bagabo rero ni imbwa. Ubwo se urumva aba yihitiyemo izina. Yego. Kuko niba ushobora kuvuga ngo njyewe mvuganye n'umuntu kabiri gatatu ndiyambuye ndamwiyeretse wese, nawe nyereka ugasanga nisura akayikwereka se akagusaba imbabazi ati mbabarira nawe wiyambure unyiyereke rwose nisura akayikwereka se. Kuki wumva ko ibya none se ahubwo nabonye ko bariya ni babandi ngira ngo bafata ku ngufu. Yego. Abagabo ntabwo baza kugukubita noneho utu twisima. None se ko mbavuga uko bari. Yego. Ndabavuga uko bari pe. Yeah. Uko bari niko bameze nyine, ugasanga nta mugabo ushobora kuvuga ngo yakugiriye impuhwe ngo yakubwira ati ngiye kugufasha ngiye kugukunda wumve ko ari umuntu ugize icyo akumarira. Oya buriya bafite ikintu nawe ashaka. Yego. Kandi noneho ikibi cyabo ayo mafaranga ntiyanayaguha atarabona icyo ashaka. Ariko hari akantu natekereje ndavuga nako se wenda nk'uwo mu Rwanda ashobora kugira niyo myitwarire akakubwira ati tuzahurira aha duhurira aho wenda turyamane. Yego. Ariko se nk'uba hanze nko muri Amerika we abashaka iki kugira ngo yiyambure cyangwa gusaba imbabazi akubwira ati mbabarira wiyambure unyiyere ku bwiyambure bwawe. Nk'uwo muntu urumva wamwitira ihe zina? Nimbwa nyine. Nimbwa nyine. Nimbwa. None se ubwo urumva umuntu w'umugabo none ukabona arakuze afite n'abana mushaka kuba mungana. Oya. Ariko akitesha agaciro bigeze aho ngaho akambura imyenda. Biriya bintu bavuga byo gusambanira ku matelefone bibaho cyane. Oya. Bibaho ariko kubibona nk'ibyo ubonye umusaza ungana wenda n'uwakubyara ntabwo bita bigutera ikintu kidasanzwe muri wowe. Nenge kuvuga iseseme ariko wenda sinzi uko bigiye. Njyewe nabonye naravuze nti ahari indera ntabwo burya abasazi bose bagerayo, hari abagarukira mu nzira kuko bose ugiye kubajyana. Yego. nta hakuzura. Watwara abagabo benshi. Watwara abagabo benshi. Watwara abagabo benshi rwose. Ntabwo nzi ikibazo abagabo bafite. Uzi ko mwagowe? Umva twararushye kuko buriya ikintu nasuzumye ku bagabo maze muri ibi biganiro maze gukora ni ukuvuga ngo niba uribaza utakuse umuntu ntiyarebye ikiganiro ngo akirangize. Yego.
ukumva ibyo akubwiye bitandukanye n'ibyo wavuze nta n'amahuriro. Arashaka kugufatirana muri cya kibazo wowe yumvise ufite, akavuga ati ibyo ari byo byose byanga byakunda uyu muntu ndamushitura. Ariko umva noneho hari n'uwambwira ati ngewe inkwano ndashaka kuzikwihera mu ntoki. Inkwano kuko azi kutakuwe. Ngo ndashaka kuzikwihera mu ntoki. None se urazinyihera mu ntoki nta mugore ugira wagiye ukamukwa bwa kabiri? Yego. Ati nahisemo wowe ntiwoya ntabwo byashoboka. Ariko nawe abagushuka ni amarangamutima aba afite, ntabwo aba sinzi ikintu abagabo mugendereye. Nubu kureba ijisho, gushimisha ijisho n'ururimi n'amaso ni iki? Ubu ngubu ni mu cyimbo cy'abagabo bose muri uru Rwanda. Mubahagarariye se si we mbona hafi se? Ni ukuvuga ngo ikintu mushaka ni iki? Ni ugushimisha umutima, ni ugushimisha, ntabwo nzi uko, ni ugushimisha ururimi ni iki? Kugira ngo wumve uvuga uti ngiye kubwira uyu muntu ntari hafi yanjye ariko reka niyandarikire kuri telefone. Ese wamugana ayo mashusho uramutse uyafashe ukayakwiza ahantu byagenda gute? Ntiyaseba? Yaseba, ariko rero none se ubundi guseba kurenze kunyereka ntamuzi. Nibura wowe uri umwe uramutse uyifashe ukabizana nk'aha ngaha. Reka da bene abo ntabwo baba baseba, nta n'umutima bafite, nta n'umutima nama aba yifitiye rwose. Ariko ni ukuri abagabo nimugerageze, mufite imyitwarire mibi cyane. Buriya nshaka kumena ibanga ry'abagabo buriya. Yego. Buriya hari ukuntu umugabo ashaka kugutereta umwaka wa mbere akagutereta uwa kabiri. Yego. Ukibaza impamvu atarambirwa. Ariko burya abagutereta afite undi arongora. Aho bazajya gutandukanira n'uriya wowe uzaba wemeye. Sibyo? Noneho ufate cya gihe aguterese wumve ko agukunze. Wumve yuko wagushaka gukunze kubera ko yakwihanganiye wowe igihe kinini. Rero ntabwo yakwihanganiye ko afite undi arongora. Yego. Ubwo rero aho uzajya kwemerera uzasanga uri yagiye nawe uzi. Kuyamennye. Ndayamennye. Ubwo rero abadamu benshi, abakobwa benshi naho tugwira, kandi mu by'ukuri njye naje kugenzura nza gusanga umuruho w'abagore buryo uba ku gitsina. Umuruho w'abagore? Umuruho w'abagore uba ku gitsina. Gute se? Uramutse wowe ubwawe wirinze, waba ufite abana babiri, waba ufite batatu, ukabaruhira, waba udafite se waba umufite, ukavuga uti ngewe ngiye gucunganwa n'ubuzima bwanjye, ndahamya nta muruho wahura nawo. Nta muruho wahura nawo kuko burya abagabo baradushuka cyane, bafite imyitwarire mibi. Noneho ugasanga ukibaza uti se leta kwivuga ngo abakobwa bambara ubusa, ngo bakatwereka amatako, ngo ugasanga ngo aragushuka, ngo ugasanga mbese ngo irari rirazamuka. None abo bagabo bambara ubusa bakatwiyereka bo bitwa ngo iki? Mufite izina ryabo? Ntaryo mfite. Uzatubarize rero ubitubwira ubutaha, utubwire iryo zina. Wumva bahengamira ku bagore gusa kandi cyane n'abagabo ari ikibazo. Ni ikibazo gikomeye ahubwo, kuko barimo kwiyandarika ku buryo bukabije cyane. None se ngiye kukubaza, nk'uwo mugabo ushobora kwiyambura akakwiyereka, abana n'umwana w'umukobwa mu nzu atari nk'umwana yabyaye, urumva atamufata ku ngufu? Yamurangiza tu. Ahubwo ngewe ari nk'uwanjye nkamufata, nahita numva ko naba azabarongora, nabo nabahungisha. Umwana wabyaye? Ego ngewe ngufashe uri umugabo wanjye urimo kwiyereka undi mugore, n'abana nabyaye nabahungisha. Ubwo se urumva atari cyo cyaba gisigaye? None se uri kwiyereka si umwana w'undi mugabo? Si uko mu kanya urarongora n'uwawe. Mbwira nk'ibyo bintu, nk'iyo abagabo wenda iyo ubonye abagabo, ukabona abagabo muri famiye yawe, ufite nawe umugabo, nk'ibyo ngibyo ntabwo bishobora kuba byakwangiza umubano wawe n'abo ngabo? Oyanjye muri famiye yanjye ntawe ndabibonaho cyangwa se ngo mbibone ku mugabo wanjye, kimwe nk'uko nabo babikora n'abadamu babo batarabibabonaho kandi babikora. Umuntu ni mugari kandi aho ajya gukorera ibyo ntawabyereka. Urumva ko byanga byakunda, nanjye ibyo si ibintu najya kwereka umugabo ngo gutya na gutya. Mbwira uyu munsi iyo ubona ibintu nk'ibyo ngibyo, ukabona abagabo biyandarika bakohereza amashusho nk'ayo ngayo
y'urukozasoni bambaye ubusa ukabona kuri videwo ukabona mu mafoto bwa mbere ukibona ntabwo watunguwe? ego ahubwo urwari hahamuka. Oya nusa utarwari hahamuka nkaye nka data kereka wenda wari usanzwe urinda ukavuga uti ndabimenyereye. Yego. Ariko ujya kubona ukabona umuntu arakwandikiye arakuganirije kandi noneho ikibi cyababo ntabwo yakoherereza audio nuko kwandikira gusa. Yego. Akakwereka ko akwitayeho, akakwereka ko ababajwe wenda n'ikiganiro yumvise se kimeze gute, komera niko isi imeze, wowe ukagira ngo ni umuntu. Yego. Bwacya mu gitondo ibyo yatekerezaga yuko ari ibyo atekereza ugasanga nta nahahuriye nabyo, biratandukanye. Yego. Noneho abo hanze bo rero ubona nomero ukavuga uti noneho uyu rwose wazayampa afitiye impuhwe, uyu nguyu rwose impuhwe arazifite. Ariko nshuti y'Imana nta mugabo utanga amafaranga y'ubusa. Yego. Nta utanga amafaranga y'ubusa, nayaguhuri n'umugore muri kumwe muri hafi aho ujye umenya ngo aragusigira ikizayarya ubuziraherezo ukomeho n'ayawe. Yego. Mbwira nta hantu wigeze wumva ucitse intege ubonye umugabo arakwihaye araguteresa kandi nawe urubatse? Oshya ubu nsigaye mpita mbasiba. Itubasiba ni cyane ndamusiba kuko uwo nguwo hari igihe umuntu ashaka kukwinjiza mu kintu. Erega twe turi abantu. Yego. Ushobora kuvuga ngo ndakomeye ngewe cyangwa se wenda afite ubudahangarwa runaka ariko bikarangira umuntu akugushije no mu cyaha. Yego. Usibye kwenda amahirwe abenshi baba ari abo hanze. Yego. Noneho nawe ukibaza inyungu abikuramo, ukibaza ese arashaka iki, mbese uhita ubona ko ari umurwayi. Ngewe ni ukuri mbona ari abarwayi. Kuko ntabwo umuntu yaba hanze muri Amerika muri za Canada ngo narangiza yiyambura ubusumbwire ko uwo muntu adafite uburwayi. Yego. Kuko uravuga uti byibura n'uwo mu Rwanda warashaka kunkurura. Yego. Ejo n'ejo bundi tuzahura. Yego. Nose nkuba hanze wabashaka iki? Abashaka iki? Mudushakira izina ry'abo bantu kuko twe twindaya turi abagore. Yego. Noneho mudushakira izina ry'abo bagabo. Ngo nazo ni indaya z'abagabo. Zibaho se? Mbona bavuga ngo indaya ni abagore. Gusa ntabwo ari indaya. Zibaho se ahubwo? Ngewe ntabwo nzi ko indaya z'abagabo zibaho. Nukuri? Ubimenyeje bundi? Mbimenye ejo bundi. None se ugura indaya we yitwa ngo iki? Wenda bagiye kwiyaranja. Ni indangare. Abagiye kwiyaranja. Ngo bagiye kwiyaranja. Umugore aba yamunaniye yagiye. Ibintu by'abagabo byo byitwa neza, iby'abagore kuki byitwa nabi byo bikitwa indaya. Ugura indaya we yitwa ngo iki? Sinzi uko yitwa, leta izadushakira izina kuko urumva niba yaraciye ikintu cyo kwambara imini ikavuga iti mwidushukira abagabo, none akaba aribo barimo kudushuka, n'izina ryabo izarubona. Ni hatari kweli cyane. Uyu munsi rero navuga ngo Jennifer, wagira inama ki abakobwa bari hano hanze bagira gutya agashukwa n'abagabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Abakobwa rero inama nabagira cyane hamwe n'abagore, kuko hari n'igihe usanga umugore abyaye na gatatu nta mugabo agira, ariko bakamushuka ugatekereza utakuye umuntu yakaba afite ubumenyi ku bagabo. Niba abyaye kabiri gatatu yakaba afite ikintu abaziho, ariko ugasanga nawe baramushotse inshuro akanarongera arabyaye. Nibyo nakubwiye ngo umuruho w'abagore uba ku gitsina. Kuko aramutse avuze ati bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu mpuye n'isomo, ndahamya bwa kane yakabaye azi ubwenge. Ikintu rero nabwira wenda nk'abakobwa cyane cyane, buriya hari ukuntu buriya aho kugira ngo umugabo umukunde kuruta uko agukunda, ngiye numva wabana n'umugabo ugukunda kuruta uko umukunda. Kuko iyo ubana nawe ari wowe umukunda, niho hahandi n'ubundi uzahura n'umuruho wo kurera abana wenyine. Kuko we ntabwo atwara inda, ntabwo atwara inda. Ashobora kumukunda ukamushyiraho by force yo kugukunda, akagukunda kuko ntabwo azazi iwawe ngo akore iki, ngo ahakure umuruho w'inda. Kavuga ati n'ubundi afite amafaranga, niwe ugasanga umukobwa agiye gushaka umusore aramuhamagara inshuro zirenze 5, 6, umusore ntaramuhamagara n'imwe. Wamubwira utari ko waretse
waretse guhata ikintu cy'isuku urukundo ko ari wowe uri kwihamagarira ibibazo ko ari wowe ejo n'ejo bundi uzaba uhetse abana ku mugongo umugabo yigaramiye kuki wikururira ibintu wowe bizakuvuna ku giti cyawe ugasanga icyo arwana nacyo ni ukuvuga ngo nanjye mbane n'umugabo kandi urabana n'umugabo niba ushaka umwana se mubyare mubyare ariko yikurura umuntu ngo akuzanire azarya amafaranga yawe ayamare yagusigira abana babiri usange byose urabiruhana uraruhana abana n'amafaranga ntayo ufite nayo yarayariye ikintu rero nagira inama nicyo abakobwa ikintu cyo gukunda umuntu ataragukunda wenda nawe n'umukobwa yamukunda cyane ariko biba byiza iyo umusore agukunze kuruta uko umukunda kuko wibuke ko za ngaruka zose nyinshi zose ziba ku mugore ndahamya n'uwagiye gukunda abagore si uko yakundaga abagore cyane ahubwo nuko yarebaga ingaruka zibabaho yarebaga ibibazo abagore bahura nabyo akavuga ati rero reka ndengera aba bantu kuko ushobora kujya ahantu n'umudamu bakarengera umugore kuko ingaruka nyinshi ziba ku mudamu mbese mbwira Jennifer uvuze ko umuntu w'abagore uba ku gitsina uw'abagabo uba hehe uw'abagabo burya uboneka abashaje cyane gute se uzi impamvu kera nkiri umukobwa hari umusore wigeze kuntereta ndangije uzi ikintu twapfuye ndangije numva aravugana na nyina aramubwira ati ngiye gutera insina undi ati reka ati ngiye rwose insina zimerera umwaka ati ntago byavamo mpaye nka data sesha umuntu utihanganira insina yerera umwaka ubu uzarera umwana uri mu nda ya nyina avuke arinda umugabo oya naravuze nti reka singiye kwikorera umuruho nk'uwo mama yikoreye igendere sibyo ni ukuvuga ngo rero umuruho w'abagabo ahuba twebwe abagore mu itangiriro tubaho mu buzima bubi kuko buriya abagabo ntabwo bakunda kwihanganira ibibazo buriya kugira ngo uzabone umugabo urera uruhinja akarugeza hejuru ni ukuri uwo muntu ujya umenya ko ari intwari ni ukuri pe uwo mugabo aba ari intwari cyane kuko abagabo bakunda ibintu bya vuba byihuse asiko numva nta kigenda cyacu baba wena wari ubizi se nta kigenda niyo mpamvu nyine uzasanga umugabo yavuye muri uru rugo yahabyaye abana babiri yagiye muri ruriya yahabyaye abana babiri ahora ashaka ibishyashya baba wa mugore nibyo nakubwiraga ararwana n'ababana ubuzima bubi arabufite ariko uko agenda abana bakura bitewe n'icyo yaharaniye bitewe n'icyo yarwanya nacyo ugasanga mu myaka yo hejuru umugore noneho aravuga rikijyana kubera abana yaruhanye nabo noneho ugasanga ahubwo umugabo arashaka gukora iki arashaka kugaruka kumenya ubwenge kumenya icyo ari cyo kumenya inshingano ze kandi igihe cyarahise uzi ko ari byo ibyo uvuze nibyo niho atangira kuruha aho niho atangira kuruha buriya ngiye nkubwire aho kugira ngo ngewe nsanga umusaza ukambakamba mu nzira amuha amafaranga yanjye nayaha umwana urimo kuzamuka kuko uriya musaza ushaka kumbwira ko atabyaye uriya musaza ushaka kumbwira ko atigeze abyaye ahubwo yarashatse ajya mu kabari arongora abo abonye ubusore bukimurimo imbaraga zikimurimo ntiyamenya ko babana bazakura ngo bamugirire umumaro kuko kubwira umugabo ngo uyu mwana uri mu nda uyu mwana azaba minisitiri icyo ni ikintu kigoye ntabwo ashobora kubyumva kandi azi ko ari ugomba kubikora kugira ngo azabe minisitiri niwe ugomba kubikora niwe ugomba kurwana rya shyaka noneho rero abenshi rero kwa kutihangana niyo mpamvu basazana umuruho ugasanga umuntu n'umusaza arafata agakoni ariko se nahereye kuri afite umusindagiza kandi afite umusindagiza kandi afite abana noneho ukibaza wa mugore wambaraga incabari wahoraga abana bajya kwiba wahoraga ari afite umuruho ukabona arashaje ni umugore ukomeye ashaje neza arasa neza uziko icyo kintu utumye ngitekerezaho usanga mu ngo nyinshi urugo rufite papa rufite mama rufite umugabo rufite umugore bakagira imana bagasazana usanga abana akenshi aho nabibonye bita kuri ba nyina kurenza kwita kuri base cyane cyangwa aho ugasanga hari urugo nzi umugabo n'umugore batandukanye
urumva ibyo ni ibibazo by'umugabo n'umugore, ariko ugasanga muri uko gutandukana kwabo mu gukura kwabo, umugabo asaza nabi, umugore agasaza neza cyane. Mu gihe umugabo muri cya gihe cy'ubujene bwe wasanga ariwe muntu uvuga rikijyana ukomeye cyane, umugore aringinga buri munsi, umugore ariko iyo bashaje usanga umugore winginga umugore ahubwo none iyo bashaje ni ukuvuga ngo umugabo aratangira agashaka kumenya icyo yagakoze kandi ataragikoze kare. Ugasanga arashaka kumenya ko umugore ari umugore, arashaka kumenya yuko umwana ari umwana, kandi byataye igishya. Ariko buriya umutima w'umwana wasenyekeye. Mbwira ikintu kimwe abagabo mutazi, buriya abagabo si uko banga abana, ahubwo umugabo iyo ashwanye n'umugore gatoya yumva yuko n'umwana agomba kubigenderamo. Buriya we yanga umwana mu rwego rwo guhima nyina, none ntabwo ari uko aba yanze umwana, ahubwo aravuga ati ndaje mpime uyu mugore mwereke ko guhima kwawe rero ni uko yumva ko utwite, ni uko yumva ko urimo kuruhana na wa mwana, ntakamenye yuko nawe azawuruha ashaje. Nawe azawuruha ashaje. Ibyo bintu uzabigenzure. Buriya rero njyewe nakubwiye ngo aho kugira ngo mfashe umusaza ufite agabano, nafashe umwana uri hasi. Wambwira mu myaka yashize warakoraga iki? Wakoraga iki? Suko ako kantu mvuze ko ni koko, niko kabisa. Mbwira nk'umugabo muri kano kanya, ni umugabo w'umujene ari kuzamuka, wamugira inama ki? Inama namugira, ni umugabo ufite umugore cyangwa ni umugabo navuga ngo uteganya kuzashaka, cyangwa ni umugabo wenda uzabyara cyangwa anabyara ariko ukiri mutoya? Njyewe nagira inama muri rusange nk'ababyeyi, niyo wenda ataba umugabo ariko n'umugabo cyane cyane, kuko buriya kugira ngo uzabone umugore wataye umwana ni ibintu biri kure. Ni gake cyane, ntabwo bikunda kubaho cyane. Turabumva ariko si benshi cyane. Ntabwo ari benshi, ariko buriya wowe ubwawe ku giti cyawe, sibyo? Niba ubyaye umwana mu gasozi ugafata inzira ukajya ahandi, menya ngo aho ugiye kubyara, ariko wibuke ko ari ya maraso yawe urimo kwandagaza. Twe tumeze nk'uturima tw'igikoni, ejo uteramo imboga, ejo bundi ugateramo karoti, ejo bundi ugateramo ikindi ushaka. Ntabwo uriya mwana ni amaraso yawe wowe uri kubunza hano ku gasozi, arimo agenda yirirwa atembera inzira yose, kaburimbo yose, bitwa ba marine. Ese ubundi nyine nawe bitekerezeho, niba ubyaye umwana ukaba uzi ngo urimo gusaza, ese utekereza yuko uwo mwana wowe ubuzima bwawe ari ubuhe? Buriya reka nkubwire ikintu cya mbere kibaho kibabaza ni ukubaho mu buzima udafite aho uvuka. Niyo waba ugendera mu modoka imeze ite, niyo waba hari ukuntu abantu bajya bavuga ijambo rivuga ngo imbobo, ariko ntabwo barasobanukirwa imbobo icyo risobanuye. Buri uzi imbobo icyo risobanuye? Wari uzi ko ushobora kuba ugendera muri benzi, ugendera uba no muri etaje, kubera ko utagira aho uvuka, utazi n'aho uvuka, ukaba aribwo ahubwo ukaba uri imbobo kurenza yindi yabaye imbobo ifite aho ivuka. Ni ukuvuga ngo kuba imbobo ntabwo abantu basobanukiwe icyo bisobanura. Kuba imbobo ni ukutagira aho ukomoka. Iriya mbobo rero ushaka kuba ugenda kuri yo uyibona irimo igenda mu muhanda kuri, ariko ifite aho ivuka ariyo yananiranye, nyamara wowe ugendera mu modoka utazi ikirere uvukamo, ni wowe mbobo. Kiba ari igikomere. Kiba ari igikomere kinini. Igikomere nyine cyo kutamenya aho uvuka. Ubwo nibwo butunzi bwa mbere dufite hano ku isi. Bivuze ngo umwana ubyaye rero ukamuta, ni igikomere bumuteye. Gikomeye se ahubwo se urumva gifatika? Ubuzi kugira ngo ubeho ubunga gutya, ni ukuba mu kirere, ni ukuba utabashije kuguruka ngo abe ariho wibera, ariko burya ni nko mu kirere. Ibyo bintu Jennifer ari kuvuga ni ibintu afitiye ubunararibonye kuko byamubayeho, kimubera igikomere kinini cyane, kabone n'ubwo ari umubyeyi ufite abana, ufite n'umugabo, ariko nubwo afite ibyo byose, akaba afite urugo rwiza, akaba afite abana beza, akaba afite aho ari, ariko agira icyo gikomere cy'uko adafite aho avuka, adashobora kuvuga uti dore kwa data, dore kwa mama, agenda yisanzure, yerekana abana, bamuhembe byose. Jennifer, hari ijambo ryawe ryazengurutse muri ino minsi
ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp nagenda ibona mu biganiro abantu bagenda babisubiramo kuri YouTube bakomeye ahangaha kuri za TikTok n'ahandi hatandukanye bivuga ngo harya wavuze gute ndongora nitunga ndongora nitunga kuki se ndongora nitunga biriya bintu wabikuyeho wa mugani oya ahantu nabikuye ni ka kantu nigeze kukubwira k'umukobwa ukunda umusore watamukunze ariko kuko umusore wabizi neza ko ntandatwara ntabwo buri urukundo ni ikintu kititwa gahato kandi ndagira ngo nkumenyeshe yuko ushobora kuba ubyaye n'inshuro 10 ufite uwo wakunze umuntu akunda rimwe burya ntakunda kabiri buriya se yego ko umuntu akunda rimwe ntajya akunda inshuro ya kabiri ntibishoboka ibyo bijya bibaho none se reka manza nkwereke umuntu akunda rimwe ntakunda inshuro ya kabiri ntibijya binabaho kutandukana n'umukobwa umwe ugatandukana n'uwa kabiri ukajya n'uwugira umugore ubwo wakunze none se ugira ngo barye bose ni kuba wabakunze wakunze nese ujye kubabwira ko wakunze utabakunze none se kuvuga ngo ndagukunze ubwo icyo ni igisobanuro ubundi iryo ni ijambo ryitwa ngo iki ndagukunze noneho nanjye ndabikubwiye ndagukunda siko nawe usetsa none se uretse gatoya ubu ngubu umugabo warongoye urukundo rwo ni uruhe umugabo akundanye n'abakobwa batandukanye baratandukana ariko aza kurunga wenda umukobwa bakundanye ku nshuro ya gatatu burya rero barya bose nta n'umwe yakundaga nyine arabakunda bitewe n'amarangamutima ye bitewe n'imbaraga za gisore z'igihe agezemo ariko igihe nikigera bikaba ngombwa azahitamo uwo akunda uwo yahisemo n'uwakunda rero uwo yahisemo n'uwakunda none se uragira ngo imbaraga ubundi hari imyaka ugeramo ukumva ari ngombwa ko ugomba gukunda ntawe urobanuye ubona ari mwiza ubona ateye neza ntabwo buriya abagabo kuko arimo se abashaka bagahita batandukana n'abagabo n'abagore babo ubwo muntu tuvuge ko wari wamukunda nibyo bya bindi nyine nakubwiraga byo kuba urumva buriya abagabo igisabwa kugira ngo urugo rukomere umugabo agukunde kuruta uko umukunda uzaba ufite n'amahirwe yo kuba yarerana n'abana be kandi umugabo iyo agukunze ari we ugukunze arakwihanganira uko waba umeze kose ariko niba wowe uri umugore ugashaka gukurura umuntu mu buzima bwawe uzagusigira bya bibazo n'udufaranga wari ufite akaturya ugasigara uri heru ugasigara usabira abana ikintu cyitwa icyo kintu abakobwa rwose ntibakiveho ni ukuri bakiveho ikintu cyo gukunda umuntu atagukunze ukamuhamagara inshuro 5-6 ataraguhamagara n'imwe uko byasa kose ntandatwara ngo iwabo bazamutuka azaza kurongora yigusigire n'amafaranga yawe ayarye usigara urwana nayo urumva ikibazo aho kiri cyane ndongora nitunge rero niyo nakubwiraga ni hahandi nyine azabana nawe mu buryo atarabona ubushobozi ariko atagukunze ugasanga nta nyine nibyo bya bine nakubwiraga bya ndongora nitunge by'abagabo batihangana agahora ashaka akaryoshye aho bishyashya biri ese ugeze kwa Jennifer ufite abana 7 usanze impinja ziramwigira rimwe ruraririra aha urundi ruraririra aha kandi wenda wowe urashaka keya buri ibintu bijyanye n'abana ibintu bijyanye n'akazi oya abagabo ntago babikunda bareke barire ubwo rero urumva abaye atari umugabo uhamye n'imbaraga ese kuzita imbaraga zoroheje umugabo ujya kurera umwana akamuvana hasi akamugeza hejuru bisaba imbaraga ku mugabo bisaba imbaraga n'ukuri asiko burya turaba nyantege nkeya cyane oya mukunda ibintu by'ako kanya ibintu byo kwihambira ntabwo bikunda kubaho yewe Jennifer reka tugane ku musozo ikintu wari ugiye kongeraho icyo nari ngiye kongeraho ni icyo nyine cy'abagabo gusa icyo nashaka kubaza tugana ku musozo turi mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 impera z'umwaka wa 2022 ahangaha umuntu yitware gute siritu noneho abakobwa kuko uyu munsi twagiye ku bagabo umukobwa yitware gute ni hahandi abakeneye impano ya Noheli abakeneye impano ya Bonane yitware gute kuri twebwe abagabo
mwebwe abagabo rero buriya murashukana cyane. Buriya niyo umusore agiye gutereta umukobwa ashaka umukobwa ufite ubwenge. Uzi ko buriya umugabo ashobora kukubwira akabona yenda mufite ubukene mumeze nabi, aho niho basuzumira kakubwira atako wajya kukugurira nk'urukweto rw'ibihumbi 15. Iyo uvuze tutugende ahita abona uri zero mu mutwe bitewe n'ibibazo mufite. Abakobwa rero aho buriya niho umusore agusuzugurira agahita abona ko nta bwenge ufite mu mutwe. Turi mu Noheri ni umunsi nkundi, sibyo? Buriya hari ibibazo twe tubana nabyo. Ubu ngiye sindi hano sinezerewe, ariko aho nsubirira iwanjye ndasubira mu cyumba nsubirane n'ibibazo byanjye. Ibyo rero nibyo ugomba gukemura mbere y'uko ukemura ibiboneshwa n'amaso y'abantu, sibyo? Noheri rero ntago yakabaye umunezero wo kuvuga ngo kanaka mbone ko nambaye umwenda mwiza, kana oya abanza ukemura ibibazo nyirizina ufite, bya bindi wasize mu cyumba uri busubire ugasanga. Kuko abantu bo ubundi se bakubonye unezerewe bakubonye utanezerewe nta kintu bivuze. Ubwo rero urumva ko ni uko bimeze, waba mwiza waba mubi ntacyo byungura ribu, ntacyo bihombya, sibyo? Icya mbere ni imyitwarire myiza muri rubanda. Yego. Ako kantu karakomeye cyane. Jennifer, komeze wakoze kubana natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Reka nkwifurize umwaka mwiza wa 2023. Uzawurye ntuzigere ukurya. Ntago uzandya namwe ntuzabarye. Kandi warakoze cyane kubw'umwaka wa 2022 watanze inama ku bantu benshi cyane. Hari benshi cyane warabibonye mu makomantere ukuntu waje uri umumaro cyane cyane muri reka mbyite ino mihanda y'i Kigali mu kugira ngo bahe inkuru yawe, ariko inabigisha inakebura by'umweko abakobwa n'abagore. Wakoze cyane kuba natwe, wanakoze cyane kubw'umwaka wa 2022 waje ukenewe. Murakoze namwe. Yego.